Jay-Z nyine yayiguze na Nicki Minaj nyuma rero bumvikana amafaranga hanyuma rero undi ntiyayamuha iyo ngibyo rero byagiye bigaruka kubera udusaga tuntu nyine tutumvikana tuba tujemo ariko abanyamakuru bamwe batandukanye bavuga ati buriya Jay-Z atangiye Nicki Minaj arakinnyi ati buriya atangiye kwishyuza uduceri twa za 2 na amafaranga ni menshi ntabwo byabura amafaranga ni menshi ko byagenda kose nyine nawe kuba yayareka nawe ntekereza ko atabaza imibare myiza kabisa ariko bose se kari abakire tubizi amafaranga barayakoreye iriga bari ku rundi rwego bariye amafaranga barayakoreye cyane yes ngira ngo amakuru ni menshi ngo twatangira tukanihutisha turihutisha cyane MTN wacu na Muzika Festival ngira ngo twazo tubivuga mu kiganiro hano Zero to Hero wabonye ko abahanzi batandukanye bagiye bigaragaza nk'abanzi bamwe bari bagerageje no kuba bazamuka bajya kuri stage bwa mbere muri MTN wacu na Muzika Festival ubunaga ko rwose abahanzi batandukanye harimo witwa Kivumbi King n'abandi batandukanye bitabiriye bino serukiramuco bwa mbere ubonye ibyishimo bidasanzwe bafana n'ubundi abakunzi b'umuziki muri rusange bishimiye bino bikorwa by'Iwacu Muzika Festival bitembera igihugu cyose muri rusange intara zose bakageramo turere tugiye dutandukanye bakagenda bahindura bishimiye uburyo abahanzi baba barakoze ubushize akenshi atariho bakunda kugaruka bakunda guhindura kugira ngo nyine bagende bahuza wakoze ubushize yabe atagaruka baza n'undi ko abahanzi mu Rwanda hari ni benshi kandi bose bafite igikundiro mu bafana ku buryo kuba bafata ukabajyana ngo witwa Juno Kizigenza abashize abantu batangiye kugenda bavuga ngo Juno Kizigenza ko afite indirimbo zikunzwe ko tutamubona ko cyadatumirwa ese ni bande babijyamo kugira ngo adatumirwa batangiye no kubishyiramo ibintu byasaga bitari sawa ariko umwaka impaka zaracitse Juno arahari Kivumba arahari Riderman arahari King James we unamaze igihe kinini witabiriye MTN wacu na Muzika Festival Riderman kabisa ni legend muri hip hop nyarwanda ni umwe mu bantu uzajya wumva n'abapeti bakizamuka muri hip hop bakunda kuvuga ati bagomba bazi ni role model wawe nindaga ati Riderman niwe muntu wanjye niwe muntu ngenderaho niwe muntu nyespira kabisa ubwo rero bigaragaza ko nyine ni ibintu bya hatari abantu bari kwishima mu gihugu amezi turimo n'amezi yo kwishima yo muri sama nta bindi biba bigomba kuba biri ni serukiramuco riba buri mwaka ubona ko abahanzi batandukanye bagenda bigaragaza n'abafana muri rusange ngira ngo no muri byo bwo gusapotinga impano zikizamuka abonye Musanze ko bakireke kuri stage aririmba indirimbo zitandukanye yakoze Teta zimwe mu ndirimbo twagiye tumenyaho ariko right now anafite brand new song indirimbo yise Bruce Melody ni indirimbo yatangaje ko azashyira hanze abantu barumirwa baravuga bati si indirimbo ariko bera ni mu buryo nyine bwo kuyipromoting ibise kuriya uzareba usanga harimo abantu bakururwa n'iryo zina bajye kuyireba bakururwa n'iryo zina bajye kuyumva usange nyine biri kumufasha muri rusange yasohoye indirimbo yita Bruce Melody ati ngiye kureba Bruce Melody kabisa ni trick z'abahanzi so ngira ngo witwa Nere Ngabo na Platini P batangiye gushyira hanze za ndirimbo yitwa I Love You is out mu kiganiro itangazamakuru Shimwe Clement Music Kina Music ibarizwamo abahanzi bombi Platini ndetse na Nere Ngabo yaganiriye n'itangazamakuru abasobanura impamvu bari bafite itariki iri album yagomba gusohokeraho ariko ntiyasohoka ndetse ntiyanasohokera rimwe muri izo tariki z'uku kwa karindwi nyuma rero aza kubabwira ko izira album ubundi iri album bafite yagiye igobwa n'utuntu twinshi tutandukanye aratubasobanurira akababwira ko rwose bagiye kugenda babikoraho gake gake ndetse nkuko Platini we yavuze ko rwose buri kwezi bagiye kujya bakora basohora indirimbo kuko before yuko iriya ijya hanze witwa Platini P yari yaduhereje yitwa 2009 ngo ni indirimbo yagiye ikundwa twagiye tubona ku ma radio station nagiye atandukanye twagiye tubona promotion zitandukanye kuri ino ndirimbo ubona ko yitondeye ino ndirimbo rwose ku bintu byagiye bimuvugwaho n'abashimira bagiye bamusapotinga mu rugendo rwe rwa muzika n'ubundi muri rusange so ukuvuga ngo ubonaga ko n'ubundi iyi ndirimbo ni y'amateka ye kuva 2009 avuga ukuntu indatwa yamutabye mu nkiko
avuga ko ukuntu inda twamutabye mu nkiko mugenzi we n'undi babarizwaga mu itsinda rya Dream Boys abonaga ko abantu batandukanye bagiye bamusapotinga abahanzi benshi yagiye ashimira abanyamakuru bagiye bavuga ku mbuga nkoranyambaga ngo yatandukanye n'umugore we ngo mwana suwe n'ibintu nk'ibyo nashaka kuvuga hano kuri radio so ni ukuvuga ngo rero n'ubundi Kina Music ifitanye amateka menshi na Platini P kuva yagakatra batandukana muri no Dream Boys ubona ko ari ibintu byiza cyane kabisa Kim mwitego rero ino album indirimbo zayo 8 zose zizasohoka nkuko n'umundi ba nyir'ubwite babitangaje ndetse ya mbere yamaze kugera hanze kandi indirimbo ziziri kuri YouTube abwo rero abakunzi ba Neri Ngabo na Platini mwumve ko ibintu ari umutekano shaka bisha urumva ni ibintu byiza cyane kuba bagiye gushyira hanze kuko twagiye tubona abahanzi batandukanye bishyira hamwe bagasohora EP bagasohora ama album twagiye tubona abahanzi batandukanye nubwo gutya sometimes haza zino saga mu rwego rwo kugira ngo basupporting ya hip hop kuko tubona ko hip hop iyo hatabonetsemo izo saga kugira ngo abanyamakuru tubavuge ntabwo bakomeza gucuruza urumva rero iyo bimeze gutyo hari icyitwa kuba untouched gufashanya bagahuza imbaraga bagahuza amaboko bagashyira hanze ibihangano kuko ubona ari ibintu byiza cyane no guturuka kwa Bulldog guturuka mu cyumba cy'amategeko twagiye tubibona rero umujene guturuka muri Juda Music yaduhaye album Mujere uturuka muri Juda Music ya album ngira ngo yatangiye kariyeri solo nyuma yo gutandukana Juda Music batandukanye nyine bakemeza ko Dalest akemeza gukora ku giti cye Dalest nawe rero ya adukubita album hanze abantu bamukunda album iri kuri YouTube ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zicuruza umuziki harimo Spotify Audiomack ndetse n'izindi ariko hariho indirimbo nziza rwose yitwa La Vida Loca yakoranye na Neri Ngabo ariyo indirimbo wavuga rwose yatangiye yashyize hanze bwa mbere iri kuri na album nziza ya Kazuki Fresh rero ariyo indirimbo avuga ko rwose izagenda azishyira kuri YouTube ndetse no kuri izo mbuga nkoranyambaga indirimbo 14 zose paka zigehozeho ikindi yatangaje no kino album ari album iriho ubutumwa cyangwa se irimo ubutumwa bugendeye ku mubano we n'umubyeyi we mama we afite yavuze ati izi ndirimbo zose ziri kuri na album nazihimbye ngendeye ku rukundo mama yankunze wow that's fine wambyaye akanderana n'izi saha ngaye nguko rero abakunzi ba Dalest mwakundaga Juda Music Dalest nawe aracyahabaye mugire ngo byararangiye mukomeze mwumve indirimbo ndabona invitation ariko ngari kwitegura kurongora nafite gahunda ari mu rukundo ruteye ubwo urebye na rukundo rwose ni album hariho indirimbo zitandukanye ubona ko abantu bakunda gukunda cyese bari romantic ubona ko rwose ari ibintu byiza cyane so of course ubundi sinari nzi ko Juda Music buriya bafitanye amateka menshi cyane ko batangiye buriya Dalest ngiye twaraganiye gutya biri behind turaganira ambwira ko batangije amafaranga 60,000 bajyanye muri studio nyuma noneho aza kuba yagira gutya agira gutya avuga ati nimba bimeze gutya abajene twakoranye gutya dukunda umuziki twasukugira amahirwe atandukanye abakire baragenda badusapotinga baravuga ati rwose ashyira 5,000,000 bakora gutya Juda Music irakura bakora indirimbo zitandukanye bakora ibitaramo bitandukanye abonaga ko n'ubundi ari ibintu byiza cyane bigenda bifasha bano basore bombe uko baratandukanye byo bwanje byambere ikibazo kuko abajene bafite impano kuba Dalest yatangira urugendo rwe agakora amakohabos atandukanye kuba hari n'izindi ndirimbo bari barakoranye giye no gusohora kuri album ari ibintu bemeranyijwe kuba ari bamwe mu bahanzi n'undi bafitanye amateka from zero uturuka epfiriya urumva ni ibintu byiza cyane kabisa turebe ino album ariko Social Mura nawe ngo yaduhaye ya album yaratwemereye ni album yise Confidence Social Mura ni umwe mu bajama bari bamaze igihe batuje ariko ngira ngo ni indirimbo ya mbere ya I think yitwa Kana yamaze gushyira hanze iri kuri YouTube indirimbo nziza numvise giye nyisubiramo inshuro nyinshi bikwereka ko n'izindi ziri inyuma ari indirimbo nziza kandi ziryoheye amatwi ndetse ziteye amatsiko ubwo rero
abakunzi ba Social Mura mutangire mwitegure album y'uno muhanzi kabisa igiye kujya hanze nawe urabona ko bari gushaka kugenda badutamo gake ariko ibintu babitangiye Social Mura yarabitangiye yavuze ko rwose yavuze impamvu yatumye ino album ye nayo isa nkaho yari yaratinze bigendanye n'igihe yari yatangaje amatariki ariko byanze bikunze album byarangiye yatangiye gushyira indirimbo zimwe mu zigize n'amavideo ndona ari video nziza cyane witwa Aruto yabonye management shyashya B1 Aruto ngira ngo murabizi ko indirimbo yaraherutse gushyira hanze nziza Sama Aruto ni umuhanzi w'umuhanga kuba atarakoranaga na management suko yayibuze ahubwo nuko hari ubwumvikana bitari gukunda hagati y'abari kumusaba gukorana ndetse n'ibyo yifuza cyangwa se n'ibyo agombwa ibyo byose rero byarangiye nyine abonye management nshyashya izamufasha kandi arutontekereza ko hari byinshi agiye kudukorera birenze bigendanye bafite impano cyane duhaye nikosa n'indirimbo iri guhitinga ahantu hose hatandukanye ubona ko ari ibintu byiza cyane yego ubona ko ari ibintu byiza cyane so dusa nk'abagana ku musozo Kim reka ngushimire cyane anyway nanjye ndagushimiye kabisa ntako tuba tutagize ngo duha abakunzi bacu bishoboka byose dushyiremo imbaraga zishoboka kugira ngo tubakorere umunsi nozi ko ari ko babivuga turabashimira rero icyo twababwira nyine ni gukanda like subscribe comment badushyigikire kabisa channel yitwa The MR TV 250 banasharinze byaba ari sawa of course tuzatubagiza iki kiganiro cyitwa The Fresh Night Show ni ikiganiro cy'amakuru y'imyidagaduro reka nkomeze mbifurize ijoro ryiza njye nitwa Holy Entertainer of course the king of Mike and kumwe na MC Kimo reka tuzasubire utaha Imana ibarinde ijoro ryiza